Nongeye kubasuhuza nshuti z'umusaraba, amahoro y'Imana abe muri mwe. Ni kumwe na mwene so NZEYIMANA Bahati Shaban muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Burya hari ibintu naje kwitegereza ndareba muri kamere y'Imana. Imana ni inyembabazi kandi Imana ni urukundo. Umugambi wayo ni mwiza, n'ibyo ikora ibikorana urukundo. Ariko hari ikintu nabonye kinezeza Imana mu buryo budasanzwe, bigatuma ishobora kwisubiraho mu mwanzuro yari yarafashe, cyangwa se mu cyemezo kigaragara ko gishobora kuba ari kibi kuri twebwe. Mbega ikigarura ikareka ibyo yari yagambiriye gukora. Ikintu cyitwa guca bugufi. Guca bugufi, ukatura intege nke zawe, ukareka ibyaha, ukareka ingeso mbi zitari nziza, bijya bishobora gutuma Imana yigarura, maze ikakuvugaho ibyiza mu cyimbo cy'ibibi, ikaguha umugisha mu cyimbo cy'umuvumo, ikakurengera kuko ari Imana y'inyembaraga. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Yona, igice cya 3 umurongo wa 6. Ijambo rigera ku mwami w'Ineneve, ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu, ategekana itegeko ko n'abatware be baryamamaza Ineneve bati, umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo y'amashyo n'imikumbi bye kurisha kandi bye kunywa amazi, ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira. Abantu batakambire Imana bakomeje kandi bahindukire, umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Ntawe ubizi ahari aho Imana yahindukira ikigarura, ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbuke. Amen. Umurongo wa 10 baravuga ngo Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye, iyo bateza. Imana ishimwe cyane. Inshuti z'umusaraba rero, aya makuru cyangwa ubu buzima bwerekeranye na hano Ineneve, wari umujyi mukuru, ari umujyi munini cyane. Imana yatumye Yona, iramubwira ati genda uburira abantu b'Ineneve, ubabwire ngo Ineneve hasigaye iminsi 40 Ineneve akarimbuka. Murabizi ko yabanje kubyanga, akanga kujyayo, ariko ho irufi rumumiriye, agasenga Imana ikamukurayo. Imana yongeye kumutuma bwa kabiri, iramubwira ngo haguruka ujye Ineneve mu murwa munini, uburire imiburo nzakubwira. Nuko arahaguruka, aragenda ku rugendo rw'iminsi 3, kuko Yona atangira kujya mu midugudu, aragenda arangurura avuga ngo Nineve hasigaye iminsi 40 hakarimbuka. Abantu b'Ineneve bamaze kubyumva, aho kanya bafata umwanzuro wo kwambara ibigunira, biyiriza ubusa, uhereye ku mukuru ukageza ku woroheje. Hanyuma y'abandi basenga Imana, baratakamba, bagenda bava mu byo bari barimo, bareka inzira zabo mbi, ahubwo bafata icyemezo cyo guca bugufi bagasenga Imana. Inshuti y'umusaraba, mu bintu binezeza Imana no mu bintu bijye bigarura Imana, ni igihe iyo umuntu yimenyeho intege nke, akamenya ko agenda nabi, akigarura. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ijuru n'intebe yanjye, isi nayo n'intebe y'ibirenge byanjye, ngo muzanyubakira nzu ki, kandi aho nzaruhukira hazaba ari hano ki, kuko ibyo bintu byose uko kwanjye ariko kwabiremye. Bibiliya ngo ariko nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa imishyitsi n'ijambo ryanjye. Inshuti y'umusaraba, mu bintu binezeza Imana bikora ku mutima, ikigarura ikareka imigambi mibi yari ifite ku muntu cyangwa ku gihugu, nuko abantu bicisha bugufi bagashaka mu maso h'Imana, bakayishaka n'umutima uhindutse, bakareka ubugome, bakareka inzangano, bakareka ibizabo ingeso zabo mbi, bakareka urugomo, bakareka ibintu bibi. Kuko nano baravuze ngo ntawe ubizi ahari Imana yakigarura. Imana ni urukundo, Imana yemera guhendahendwa, Imana yumva. Kuko abera, Imana igeze ibwira Dawidi, yavuze kuri Dawidi, iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima uhwanye nuko nshaka.
kuko Dawidi yari umuntu ufite umutima uciye bugufi, nubwo yakoraga ibyaha ariko yacaga bugufi agasenga agasaba Imana. Inshuti y'Imana, wari uzi ikintu kijya gituma Imana yigarura ikareka imyanzuro, ikareka ibintu bibi yari yagambiriye kuri wowe? Nta bindi, nuko uca bugufi. Kandi reka mvuga iki kintu, hari igihe tubaho mu buzima ariko tukabaho mu buzima budafite icyerekezo, budafite intego. Ariko dukwiye kumenya ko intego Imana itumye dusigaza ku isi ntabwo ari ukwiye ngo dutunge dutunganirwe, tugire ubutunzi, twubahwe, tugire ibyo bintu byose birashira. Ahubwo ibyo ni bidufasha kugira ngo twuzuze icyo Imana iduhamagariye. Ukwiye kumenya ko gukorera Imana no kuyubaha no kwiramya ariyo ntego ya mbere y'ubuzima yagushyiriye hano ku isi. Imana ishimwe cyane. Burya rero reka mvugane nawe ikintu. Aha hantu bamaze kubwirwa gutya nahigiye ijambo. Urabona ko Imana yabwiye Yona ikamubwira ngo hasigaye iminsi 40 neva hakarimbuka. Iyi minsi yari bahaye iyo Nineve badaca bugufi ngo basenge, bahindukire, batura ibyaha byabo, bahindukire bakareka ingeso zabo mbi, kurimbuka bagombaga kurimbuka. Ariko nagira nkubwire ngo uko byagenze uko guca bugufi zatumye Imana yigarura ikareka ibindi bintu byose byari bifite bitari byiza. Nagira nkubwire rero inshuti y'umusaraba, muri aka kanya, iyo nubona hari ikintu ubwiwe utakoze neza kakibwirwa, cyangwa se hari ikintu kibi kigiye kubaho mu buzima busanzwe ariko ukabona hasigayemo agahe, ujye umenya ko ayo ari amahirwe yo kugira ngo uyabyaze umusaruro, yo kugira ngo uhindure bya bintu bitari biriho. Rwose biradukwiriye. Ibuka ukuntu byagenze ku bwa Petero ari muri gereza, ari mu nzu y'imbohe, ngo abanyetorero bagize umwete wo kumusabira, babonye ngo bamufunze ari mu gitondo aribwo bazamwica, ngo ariko abanyetorero bagira umwete wo kumusabira, bagira umwete wo kwinginga. Hari amasengesho ajya agira umumaro. Amasengesho y'abanyetorero baciye bugufi ayagira umumaro. Abasengesho y'igihugu y'abantu bahindutse bakemera kugendera mu nzira z'Imana ajya agira umumaro. Bibiliya ijambo ryamwe ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibasenga bagashaka mu maso hanjye, bakareka ingeso zabo mbi, bakansenga bagashaka mu maso hanjye, ngo nzabakiza mbakize n'igihugu. Rero nshuti y'umusaraba, hari ikintu kijya gituma Imana yigarura cyane ikareka imigambi yari ifite mibi kuri twebwe, iyo duciye bugufi, iyo duhindukiye. Bibiliya yatubwiye ngo Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka ingeso zabo, inzira yabo mbi, ngirigarura ireka ibyago yari yabageneye kubateza ntibibateza. None rero muri aka kanya nshuti y'umusaraba, menya icyo ubwirwa. Ese niki wakwigira kuri aba bantu b'Nineve? Niki ibi bintu bikwigisha? Uyu munsi reba uko witwara, uyu munsi reba uko ugenda, inzira yawe ntutunganye n'Imana. Ariko muri aka kanya wahindura, muri aka kanya wamera nk'ab'Nineve, ugafata icyemezo cyiza cyo kubwira Imana intege nke zawe, ukayereka uko wagenze, ukayisaba imbabazi, kandi igahindura imigambi mibi yari ifite ku buzima bwawe. Kuko ni Data wa twese mwiza, azi intege nke zacu, ngo nk'uko se w'abana bagirira ibambe ngo niko natwe ritugirira, ngo ibivazo ubukwe hatari iburengerazuba ngo niko yajyanye kuri ibicumuro byacu. Rero najya nkubwire ngo ukwiye gutekereza ku rukundo rw'Imana, gutekereza ku rukundo rwayo n'imbabazi zayo, hanyuma ukayanga ubone umugisha w'Imana. Ndagira ngo dusenge, maze nitumara gusenga umenye icyo Imana ikubwira. Turagushimiye Data mu izina rya Yesu, tugushimiye amagambo yawe meza twumvise. Uri Imana y'inyembabazi n'urukundo. Mu bintu bikunezeza bigatuma ugambirira neza kuri twe, nuko duce bugufi tukareka ingeso zacu. Abantu bagiye kure, bajya mu byaha, basubira inyuma, bajya mu bidafite umumaro, ariko turasengera kugira ngo abantu bahindukire. Wumvise iri jambo wese rimuhindurire, rimwereke umuyoboro mwiza kuri kugenderamo. Abantu bakizwe, twumva ubuhamya bwiza, twumva amashimwe avuga ko abantu bakwiye bahindukiye bakareka ingeso zabo. Urakoze Data, cyo gushimira kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe utanga ukatwitaho. Ni mu izina rya Yesu twizeye kubikora, amen. Imana ibahe umugisha.